Amashimwe kumana, amashimwe kumana. Amen. Barakoze Africa Bora Band ku mwanya mwiza. Nkuko twababwiye turacyafite byiza byinshi bigihari. Amen. Turabizi Satani n'umwanzi w'amahoro. Muribuka kare twavuze musenge nubwo umuvandimwe wacu yari yagize ikibazo cya transport mu nzira, ariko Imana byakunze ari hano ari kumwe natwe kandi saha ni. Amen. Bosco Nshuti twari turi kumwe iminsi ibiri ishize, yari afite igikorwa kinini muri hoteli yitwa Marriott i Kigali kandi twahawe umugisha. Uyu munsi ari kumwe natwe. Hari abaririmbyi benshi batandukanye hirya no hino nagiye mpura nabo, ariko abaririmbyi barimba ijambo ry'Imana ni bake cyane, babarirwa ku mashi. Indirimbo nyinshi turirimba mu nsengero usanga zenda gusa na Bibiliya ariko bitari Bibiliya, ariko we akora umurimo w'Imana mu ndirimbo ariko ni ijambo ry'Imana, kandi ni umurimo, ni umuhamagaro wiwe. Ni tayari kumwakira? Bosco, muri tayari kumwakira? Ni karibu. Amen. Amen. Bosco nziko ni umukozi w'Imana, akunda Imana. Imana iri gukora umurimo, famiye ye iri kuyagura. Yabaye mariye umwaka ushize, kandi ndizera mu gihe cya vuba Imana izabaho umugisha we na madame we. Kandi gihari afite indirimbo nyinshi zivuga ku ijambo ry'Imana. Imwe mu ndirimbo ye nkunda cyane, hari indirimbo yitwa ngo ni muri Yesu. Hari n'indirimbo afite yitwa ngo nzamuzura, ni ijambo ry'Imana, ni muri Yohana. Amen. Reka rero tumuhe ikaze kandi Imana imumugisha. Ni karibu Bosco. Yesu ashimwe. Haleluya. Reka dusuzanye mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Ndanezerewe kuba hano n'abana b'Imana. Haleluya. Nari kuba ndi hano mutangira iteraniro, ariko imodoka yagize ikibazo, mbanza kuyikoraho gatoya, kandi i Kigali nyine harimo urugendo. Ndibwira ko mwihanganye. Amen. Kandi umwanya usigaye turi bugirane ibihe byiza. Mukanya abaririmbyi bari kuramya ngo mfite impamvu zo kuririmba, ntekereje ukuntu amaraso ya Yesu yakoze umurimo ukomeye, yahuje abantu batari kuzamenyana na gatoya.
njye ahantu ntuye n'ahantu mutuye, aho navukiye n'aho mwavukiye, imiryango itandukanye, ntago twari kuzapfa tumenyanye, ariko kubw'amaraso ya Yesu Kristo atumye ngera hano, yatumye menyana n'umushumba. Ni igitangaza gikomeye cyane. Amen. Ndanezerewe, nkunda Imana no kuyiririmbira no kuyiramya. Haleluya. Ndibwira ko turi bugirane ibihe byiza, tuze gufatanya kuramya Imana. Niwumva indirimbo yizi ntiwifate. Haleluya. Amen. Hari indirimbo nkunda yo mu gitabo, nkunda kuririmba Yesu cyane, ivuga ngo iryo zina ndarikunda ry'umucunguzi wacu Yesu, ngo niryo rinyiringiza. Haleluya. Abacuranzi barankurikira nta kibazo, tuyifatanye. Ndibwira ko muyizi. Iryo zina ndarikunda ry'umucunguzi wanjye, iryo zina rihebuje, iryo rinyiringiza, iryo zina ndarikunda ry'umucunguzi wanjye, iryo zina rihebuje, iryo rinyiringiza, niha
izina rya Yesu niryo rinyiringiza ngo kandi ngo nzajya mu ijuru ku bwaryo. Haleluya. Ngo mpore nsingiza umwami. Haleluya. umutima ukomerekejwe utari womorwa, ikiganza cyatobowe nicyo cyabora. iyo umutima uremerewe atemba amarira, hari umutima umwe gusa wawuhumuriza. iyo umutima ubabajwe cyane n'icyaha wakoze, hari isoko imwe y'amaraso impoza ukera. ayo maraso n'aya Yesu cya kiganza nacyo nifite, wa mutima w'imbabazi nyinshi nabonye uwa Yesu Kristo. ayo maraso n'aya Yesu cya kiganza nacyo wa mutima w'imbabazi nyinshi nabonye uwa Yesu Kristo. Hallelujah. umutima ukomerekejwe utari womorwa, ikiganza cyatobowe nicyo cyabora. iyo umutima uremerewe atemba amarira, hari umutima umwe gusa wawuhumuriza. iyo umutima ubabajwe cyane n'icyaha wakoze, hari isoko imwe y'amaraso impoza ukera. ayo maraso kiganza wa mutima w'imbabazi nyinshi nabonye uwa Yesu. ayo maraso
abababaye we mutima we utiburira wino kwa Yesu arakudafasha abababaye we mutima we utiburira wino kwa Yesu arakudafasha ababaye bose. Hallelujah. Hallelujah. wa mutima w'imbabazi n'uwa Yesu Kristo. Nimba urushye uremerewe, yaravuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe munsange ndabaruhura. Haleluya. Ubuzima bwanjye bwose nabuhaye wowe, kuko ni wowe shingiro ryo kubaho kwanjye. Ubuzima bwanjye bwose nabuhaye wowe, ko ni wowe shingiro shingiro shingiro, kuko ni wowe shingiro ryo kubaho kwanjye. Ibyo ntuze ibyawe nanjye ubwanjye uwawe, nta burigize mufite ariko umwanditsi, nta burigize mufite ariko ibyo ntuze ibyawe nanjye ubwanjye uwawe, ntabura burigize mufite ariko isi yose ibiyuzuye ibyawe mwami wanjye, iyo upfumbatiye ikiganza cyawe uhaza ibyawe. Isi yose ibiyuzuye ibyawe mwami wanjye, iyo upfumbatiye ikiganza cyawe uhaza ibyaremwe. Ibyo none ibyawe nanjye ubwanjye uwawe,
Haleluya. Dufite impamvu nyinshi zo gushima kuko ibyo dufite byose ni kubw'ubuntu bw'Imana. Amen. Imana ibiduhera ubuntu kubw'imbabazi zayo nyinshi. Anyemerera tukaririmba tuzamuye amaboko n'amajwi yacu tukavuga ngo ushimwe mwami wanjye. Iki gitondo umutima wawe ubwira Imana ngo ushimwe mwami wanjye, umenyera ubuzima ukama ku byawe kubw'ubuntu bwawe. Hanyuma abantu bari kuri sound bari kubicokoza cyane rwose, mubirekera ahantu hamwe kugira ngo turamye Imana. Haleluya. Twese tuvuge ngo ushimwe mwami wanjye, womenyera ubuzima kama ku byawe zamurijwe uvuga ngo ushimwe mwami, ushimwe mwami wanjye, womenyera ubuzima kama ku byawe amashyi ku mwami w'abami. Ari indirimbo nakoze nahise babwire, ariko nari ntekereje ukuntu abantu b'Imana hari igihe abantu babafata nk'abantu sanse nashatse kubivugamo. Hari igihe umuntu akubaza ngo kubera iki uhora wishimye, cyangwa se kubera iki tubona ufite amahoro kandi tubona nta kazi, tubona imibereho itameze neza, tubona nyine babona nk'umuntu uciriritse. Ndavuga ngo uzajya ubabwira ko ari Yesu. Haleluya. Uzajya ubabwira ngo aya mahoro mfite ni Yesu. Haleluya. Kuko Yesu ajya kugenda ntabwo yavuze ngo adusigiye amazu, adusigiye amafaranga, adusigiye ubutunzi. Yaravuze ngo mbasigiye amahoro, kandi ayo mahoro mbasigiye si nk'ay'ab'isi batanga. Haleluya. Niyo mpamvu rero duhorana amahoro mu mutima. Haleluya. babwire ko wahuye na nyir'imbabazi, babwire ko wahuye na nyir'ihumure, babwire ko mu nzu yawe ariho buturobwe bubarizwa, babwire ko wahuye na nyir'imbabazi, babwire ko wahuye na nyir'ihumure, babwire ko mu nzu yawe ariho buturobwe bubarizwa, buturobwe bubarizwa, niwe
buzima Yesu niwe sezerano niwe mahora nyema umutima niwe rumuri rumuriki imisi yose Yesu niwe sezerano n'ibihe byose nasohoye yanezaye nanyweye no kuri rya riba ry'agakiza yanyoye kurusha byose mu buzima Yesu niwe sezerano n'ibihe byose uzajya wumva bakubaza kuki uhora wishimye kandi tubona umeze utariho abandi nabo bati ko tubona no mu byago uhora ukomeye mu maso bamwe uzajya wumva bakubaza kuki uhora wishimye kandi tubona umeze utariho abandi nabo bati ko tubona no mu byago uhora ukomeye mu maso urutare babwire niwe mahora nemba umutima niwe rumuri rumuriki imisi yose Yesu niwe sezerano n'ibihe byose nasohoye yanezaye nanyweye no kuri rya riba ry'agakiza yanyoye kurusha byose mu buzima Yesu niwe sezerano n'ibihe byose haleluya Yesu niwe mahoro anemba mu mutima. Amen. utarigeze umenya icyaha Imana yamuhinduye utarigeze kumenya icyaha utarigeze umenya icyaha Imana yamuhinduye icyago bwacu imutanga mu maboko y'abanyabyaha baramubaza asohoza ibyanditswe kuri we atanga ubugingo bwe kugera gupfa kugira ngo aronke ubugingo bwa benshi utarigeze kumenya icyaha utarigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye icyago bwacu imutanga mu maboko shimwe ashimwe Yesu watunze Imana ahimbazwe Yesu watunze
ese mwanezerewe nzagaruke cyangwa nyine n'ubwa nyuma? Mwanezerewe? Indirimbo umushumba avuze, nandi gusoma igitabo cya Yohana, ngera ahantu handitse ngo kuko icyo data ashaka ari iki, ni ukugira ngo umuntu wese witegereza umwana akamwizera ahabwa ubugingo buhoraho. Kristo hasi akavuga ngo uwo nawe azamuzura ku munsi w'imperuka. Haleluya, haleluya. Hari igihe tuba muri ubu buzima tukibagirwa ko hari igihe kizagera tukava kuri iyi si, sibyo? Murabizi se? Murabyibuka? Cyangwa mubyibuka iyo umuntu yatashye? Ariko nyuma y'urupfu hari ubundi buzima. Ariko ku muntu wizeye uwo mwana, ijambo rikavuga ngo ufite uwo mwana niwe ufite ubugingo, naho udafite uwo mwana nta bugingo afite. Haleluya. Uyu munsi rero hano hari abashumba, niba utarizera uwo mwana umwizere. Haleluya. Ibyuma bagabanyeho gatoya, ndifuza ko iyi ndirimbo muyumva neza, sibyo? icyo datasha ari iki, no kugira ngo umuntu wese witegereza umwana kamize ahabwe ubugingo buhoraho.
ni bande bishimiye kuza kwe? Azagira ute? Abamutumiye ngo azagaruke mu mutumire mu byerekane. Turagutumiye kuzagaruka. Amen. Kandi reka nanjye manure nonaha ubu ni babiri nshaka kugira ngo bazagaruke ari batatu. Igihe bazagaruka Imana izaba yarabikoze bazagaruka ari bangahe? Amen. Uwiteka azabikora. Bosco Imana iguha umugisha koze kuko impano Imana yaguhaye wayikoresheje neza. Hari benshi bazikoresha mu bundi buryo ariko no buryo bwubaha Imana. Reka tumusengere, duhaguruke dusenge, tumusengere, tunasengera gutandukana. Amen. Murambure y'ibiganza Imana ikomeze imwagure. Uwiteka turagushimye kuri Imana nziza. Urakoze kubw'umugaragu wawe wateguye. Yitwa Nshuti kandi ni inshuti ya benshi. Mwami ndakwingize kugira ngo ukomeze umuhe inshuti hirya no hino, ukomeze umwagurire umurimo. Ijambo wamuhaye, impano wamuhaye, reka ibere umugisha benshi. Reka Mwami akomeze kuba umugisha yaguke, arenge mu Rwanda ndetse agenda amahanga yose yamamaza ubutumwa bwawe n'ubuntu bwawe. Niba wamuhaye Mwami zikora ku mitima y'abantu, ukomeza umwagure, inganzo ye uyagure kandi akomeze aheshe umugisha benshi. Urugo wamuhaye turusabe umugisha, madamu wahaye turusabe umugisha kugira ngo ukomeze umurinde kandi igihe nikigera uzabahe imbuto zo mu nda kandi bazakomeze gushima no guhesha izina rya Cyubahiro. Mwami igihe tumaranye nawe icyumugisha ubwari bwerekeze Kigali umurinde mu nzira kandi umurimo ari ukore n'umugoroba nawo ukomeze umugisha. Ngaho komeza ubane natwe na buri wese waje mu nzu yawe tumusaba umugisha utagabanije. Abashyitsi bari kumwe natwe tubahasabiye imigisha, na buri wese waje mu nzu yawe Mwami ukomeze umurinde kandi umufashe. Urakoze kubw'abaririmbyi batandukanye bakoze umurimo mu nzu yawe Mwami. Urakoze kubw'imirimo itandukanye ikomeje gukora kandi n'ahantu hateguwe kugira ngo izina ryawe ravugirwe ryaherwe icyubahiro. Bana natwe ukomeze turinde dufashe muri byose mu izina rya Yesu Kristo tuzatubisabye. Amen.